cya shitani cyarakaye. Umusore utageze ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bana we. Nta muntu ntabwo wandenza amavi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka. Walk in China rather to be in Tata wafite karisimbi. Ndabikunda simbona. Tureke rwose mutwihorere. Wakwemera ibisaza bishaje byasaje bitandukana n'abagore nka 80. Ibisaza byayogoje Tanzania yose izi. Nibyo guflexing uraza kutwemera ugadutuka ngo twebwe ngo koko tutamera ariko nta nisoni. Wayizwe ukigira motivation speaker. Nabi babwiye ubushize ndababwira. None nyirahuku nimba ari nyiramukondo. Aragiye kuri Twitter ngo mwoka byaramwe ngo bampakinze baguhakinze 5 weeks ago ntago twabishyize hanze. Umugabo yagukurikiraga mwenyine muri babiri. Ni ikigo gise nawe baramuhakinze. Ese iyo yandikaga akavuga ati ngo niwe ngo ba happiness ngo y'ubuzima bwanjye nabwo yaguhakinze ko bushize wari wamura kuri wa like ese ko numva nimba ari madamu nimba ari ibiki ko numva baguhakinze kuva kera bimeze bite allo birirwa babeshya abakobwa ngo barigize ngo ni ba nyampinga bakirwa babibeshya babiyemeraho n'ibiki byose none se iminsi y'igisambo ni 40. Emera yuko wa mugani wa nzovu nawe uriki ajya bazova bita ngo iki munyibutse izina bita sinzi izina nawe ni indangamirwa niki ye nawe indangamirwa. Emera rwose ntuzongera kwijijisha kuva uyu munsi ntuzongera kwijijisha twarabivuze bityo kwirwa biyemera ngo nyina ziye mugango zinsoresere zo mu Kigali nta soni mutureke nta kibazo urwo dupfe turaruzi ariko mutureke kuza mwiyemera hano muri no mihanda nta nisoni ubuse kabyarawe uzongera gucariya ngo uragiye uzongera gupostinga inkweto ngo wambaye inkweto y'ibiciro bingahe tuzafata cya gisaza cyamenyemo jya mu bandi hariya ni jya mu bandi nirorembye ngo za mu bandi ni za mu biriko kabimera abakobwa ngo barigize amakote yo mu cyongereza cyakiri bavanye kuri ChatGPT hallo urumva amakote amakabusho ataginga no bakabiyemeraho n'ibiki byose usanje bigaragaye igisaza.com kiba cyashyizemo ibiceri noneho why are you ashamed kuki ufite isoni ryo kugaragaza ko icyo gisaza kikumeneramo ibiceri ufite ubwoba bw'iki ufite isoni ziki wakwemeye ukaza mu bandi hallo ngwino mu bandi urajya kuvuga ngo baguhakinze ngo ibyo bintu n'ibiki reka da uzabeshya abana bo muri Mongolia ntabwo uzabeshya abana b'i Kigali papa nako nimba yewe data we ngo baguhakinze none wagira mubwira ngo sango no kuri kw'Imana ese wakwemeye ko nawe uri umwe mu bandi uri indangamirwa tugakwakira uzongera kwiyemera kuri twebwe ntuzongera no gutinyuka gupostinga ngo ufite inkweto ngo y'ibihumbi 2 ufite inkweto ngo yamagana ngahe akazi ukora twakamenye turakaza hallo papa akazi ukora twakamenye icyo urimo gukora muri London turakizi ingendo ngo za London zitashira icyo urimo gukora muri London turakizi right now urakoze cyane 25 ibintu byose bizajya hanze every fucking shit will be exposed 25 every fucking shit will be exposed 25 ibintu byose bizajya hanze asoni indangamirwa mu zindi bakwakire ntuzongere kwemera n'umunsi n'umwe nta n'isoni ngo waguhakinze emere igisaza cyawe ese kuki udashaka ese kuta bacaga umugani ngo ibyaye ikibazo iracyemera emere igisaza cyawe kiguteme nyine uburuze wiyemera ku bandi ngo ku bana b'abakobwa ngo uri motivation speaker wumvisha ngo uburyo ngo hallo nta soni mereze rero urubyiruko ibi bintu mubona kuri social media by'umwihariko abana b'abakobwa ibi bintu mubona kuri social media mubyitondere ibi bintu mubona kuri social media iri ngiri ribisomo rikomeye cyane uyu munsi tutanye 25 ufite dukiya tuza cyangwa numva nawe ushaka kurega gatuza mu bisaza ugenda ukarege ariko ukakwijijisha ubeshya ukora iki nta kazi ugira nta office ugira
ntara mugaragara wiri gutraveringa wiri kwambaye inkweto zihenze ukora iki wari ukaza kutwiyemeraho ngo mu interview ngo inyana zimbwa z'insoresore muri Kigali nta soni. Hello gira shame none wafashwe umaze gufata utangiye kwipostingisha ngo baguhakinze. Ni ndogo hakinze ntabwo hakinze madame baraguhakinze se baguhakinze ibyumweru 5 bishize. Hello abinyuma turimo turumvikana abinyuma murimo murumva volume niyo ngiyo volume niyo niba zongera kubabeshya nyaze cyo umuntu wongera kukubeshya kuri no social media ngasanga postinga ngo inkweto y'abatata we ibisaza birashora byashoye mu menyo bishora mu kibuno nimba imbavu nimba sinzi kurubaje byababigenze gishora mu bice cyose cyarashoye kabisa. Ba proud y'igisaza kuko igisaza cyashyizemo ibiceri. Igisaza cyashyizemo ibiceri ba proud yacu. Ba proud y'igisaza cyawe. Ba proud y'igisaza cyawe. Ntuzongere kuza ku ma interviews kutwiyemeraho. Bibi ubwa mbere ubwanyu nitushaka umuntu uzongera arabanje mbona ngo oh my god no so nice n'ibiki byose nkabareba nkaseka nkavuga akuzi ko muri bicu cyangwa mamwijijisha gusa ndabazi mwese muri njyaje mamwijijisha mubabwira ngo barasa neza ariko mamuzi iyo biva niyo biki bakambya ati ngonyera ngo njewe nguni none akicara akaseka cyane ngo njewe ngo umukobwa ngo wigize gute. Hello akagurura kamanika nk'izindi ndangamirwa zose. Hello urakamanika ukakamanura no kubakubwiye ariko bakubwiye ngo ngakamanure ngo ngagashyira hariya ntuzujye kwiyemera nta soni. Ukuboko urakuzamura bakakubwira ngo ngakumanure noneho papa we nta soni. Ngiye ngo ndi umukobwa ngo wigize nta soni. Wigize ibiki ndangamirwa nziza we wigize ngabasore ngo abasore bemuga muri Kigali yo bobo nta kibazo turimuka asonisha mamwigize ikimana. Ikipe ni Rayon Sport ubundi Rayon niyo yanjye ndax Rayon asoni umpa 25 every fucking shit we be exposed. Uno gukubita igihumetse cyose cyuhuye nacyo gihumeka kwagiye hanze papa sicyo mutabona niki irwabiyemeraho nasoni none agize ubwoba ngagiye gusiba ngo my god ngo muyaba bwengo byagira wajyaga gushyira imitima munsi y'ibyakomanze sinzi abantu batabireba cyangwa kugira ngo abantu n'ibigoryi bafite receipt mama receipt barazibitse byose birahari. Utangiye guca hirya utangiye gukaraga inyarwanda none yabyanditse ngo yawo barimo nashaka ngo gupfurikiranya nimba gupfurikiranya inyarwanda none basiga bakubitira mu mavi Nimo shaka gupfurikiranya hake gisaza kiragufite none cya nimba ari wowe kibwe ngo gikorana iforo ngo gidakomeza kuraburiza uri ndangamize so kuva uyu munsi rero ujye uba proud y'icyo uri cyo reka kongera kubeshya uwo ari we wese n'ikikura cyose uba proud yacyo ujye kureka kubeshya ngo ama speech ngari motivational ngibiki byose ubeshya abanyarwanda n'icyo byose uri London uri hehe aho wajya hose inkweto wagura imyenda wagura yose twamaze kumenya ukuri twatubizi ariko tukicecekera. Now you are exposed. 25 umwaka kwa exposed. Aho yango rwane kugira ngo bihishe ahubwo na wabyemera ukabyimpressinga. Natwe tukamenya yuko ufite sponsor nk'abandi bantu bose. Sibyo kugira sponsor gusponsoriza ntaga ari ikintu kibe mama. Reka rero kwe sibyo. Niko bimeze niko mwaka bimeze. Siko bimeze. So ubwo nubwo ngo hari abana barimo kwita kuri Twitter ariko ku Twitter barimo bapomora cyane kuri Twitter ndayikunda cyane Twitter barimo bapomora ati ntasoni ubuse tuzamenya urabeshya abana bakobwa igihe kingana kibagira ngo bakurebereho ngo gufate nk'intangarugero ngo uri umuntu ngo wigize ese uri wigize wakora iki hari office ukoramo wenda hari ahantu ukora wenda tugete wenda hari umushinga ufite wenda business ufite resume rekada ariko muri flexinga kubona abanyarwanda kazi wiyemeraho cyane wice hariya ngo na interview uraseka hasoni no utanye guta umutwe. Hello mama
Yo po 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 po. Yo mujomba 25 ibintu byose bizajya hanze wabyanga utabyemera. Every fucking shit will be exposed. Niko bimeze 25 igihumeka cyose sikiza kubita kivo kigenda. Hello twagiye. So nguko bigenze iyi live yari iryoshye twagiye 5 kuri 5. Nta kazi bagira babakora bakaza kubiyemera ngo baguze inkweto za miliyoni 3. Namwe mukajya mugakomata ngo oh my god byose bigiye hanze. Kuva uyu munsi byose bigiye hanze uzajya umurebo itumenya neza ukuntu ibintu byose bihagaze. Ntazongeye kukwiyemera ntazajye nanubwo ari we wenyine. Ni benshi cyane. Ntibasajya ngiye kongera kwiyemeraho. Nimbura indangamirwa aba proud yo kuba indangamirwa. Ahandi mu bindi bihugu indangamirwa zishyura n'imisoro. Ba proud tukwakira wishyura imisoro duteze igihugu imbere papa. 25 umurimo wose ni umurimo. Umurimo wose ni umurimo. Umurimo wose ni umurimo winjiza dovize. Zana abo bagabo zana ibyo bisaza byinjiza amadovize tukwakire nk'umu entrepreneur ubundi noneho uzi flexing ariko ibintu byose biri kumagaragara. Ese iyo business kuyo udashaka kwigaragaza. Iyo business kikwinjira kuyo udashaka kwishyira hanze. Niko umurimo wose n'umurimo. Umurimo wose n'umurimo. Agicucu kibazo ngo wese ukora iki? Wagicucu wese ndi ku kazi right now akana akazi kanje ndi ku kazi. Wakigoryo. Ngo wese ukora iki? Ndi ku kazi wagira ugoryo. So umurimo wose n'umurimo. Uyu ni wo murimo wanjye. So ubwo nuko nko bimeze reka bishyire hanze bimenyekane nako nubwo oya nanicyo wowe nubwo dukeneye kubishyira hanze byamaze kumenyekana byarangiye. Ntacyo kimwe abihinduraho ubu byarangiye tuzatukureba tuti yo uzongera kugerageza flexing uri mu bwato uri hehe tuhita tuvuga ati yo ese nuko ngoko turabizi humura ugerageze kwambara gakweto ngo utango twemere ngo ngana kamino zingahe ngo ni kwambira babikora gatatu tuvuga ati yo nase ko tubizi urabishikwa n'iki ujye ngo n'ibiki n'ibiki ujye mu kiganiro ngo uratanga ngo wengeze motivation speaker tuhita tuvuga ati dufite ushaka ufite ubigutera nase wagira gute ukabyara wagira gute wabuzwa n'iki kuba motivated kuko ufite motivator ubwo n'iki kuba motivated. Murakoze cyane ikiganiro cyari iki ngiki ubwo 5 kuri 5 25 twayinjiye siko bimeze. Twagiye.